rimwe na rimwe ukunze kumva aborozi bavuga bati ese ibihombo twe duhura nabyo kuki kanaka adahura nabyo, ugasanga undi aribaza ati ese ikibazo mfite ni uko inkoko zanjye zidakura neza, akaba aricyo gituma wenda nahuye n'ibihombo. Ugasanga akenshi urimo uribaza ati ese ni uko inkoko zanjye akenshi zikunze kuba zirwaye, ese yaba ariyo mpamvu ituma njye mbura n'ibihombo abandi badahura nabyo. Uzasanga aborozi benshi bakuganirira bakubwira ati ubworozi twe twari tugiye kubuvamo bitewe n'ibihombo dusanga akenshi duhura nabyo. Ariko reka kuri uno munsi tuganire kuri ino ngingo, twibaze bati nk'aborozi ni iki gituma akenshi duhura n'ibihombo mu gihe abandi baba tubona bizinesi zabo zigenda zikura umunsi ku munsi. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe iyo ngingo, aho ibihombo bituruka ndetse n'impamvu ishobora kubibitera n'icyo wakora ngo ibyo bihombo ubirimite mu bworozi bwawe. Icya mbere ukwiye kwibaza ati ni ikihe wakora. Akenshi inkoko iyo utayitayeho muri iriya minsi ya mbere y'ibanze, ni ukuvuga ngo iriya minsi ukoramo demaraje. Ku nkoko z'inyama ni iminsi 14 ya mbere, ku nkoko zisanzwe zindi ni iminsi 30 ariyo inkoko zimaramo demaraje. Iyo inkoko rero utazitayeho muri iriya minsi ya mbere muzihereze ibikwiye byose, bizagorana ko iyo nkoko izaguhereza umusaruro ukwiye. Muri iriya minsi ya mbere rero uba ukwiye gukoramo iki? Uba ukwiye kumenya amoko y'ingingo izo nkoko zose zikeneye. Akenshi nk'urukingo rwa Marex inkoko zikunze kurufatira mu ituragiro, keretse abikorera demaraje, ariko namwe bamusabwa gutera runo rukingo rwa Marex. Ni ukuvuga ngo iyo inkoko utazihaye ingingo zikwiye muri iriya minsi ya mbere 15 ya mbere ku nkoko z'inyama ndetse n'iminsi 30 ku nkoko zisanzwe, akenshi uzasanga izo nkoko zidafite ubudahangarwa, ariho uzajya usanga inkoko rimwe na rimwe zihura n'uburwayi bugiye butandukanye. Ngo muri ino minsi indwara ya Newcastle niyo iri ku isonga mu kwibasira inkoko. Gusa iyo waziteye ingingo nk'uko bikwiye, ukazihereza ibiryo bifite intungamubiri zabugenewe, ku nkoko z'inyama ziba zigomba kurya ibiryo bifite nibura poroteyine ya 22. Wareba ku nkoko zisanzwe ugasanga inkoko zisanzwe nk'amasaso n'izindi muri ino minsi ya mbere zigomba kurya ibiryo bya starter feed bifite poroteyine ya 20 kugera nibura kuri 23. Ni ukuvuga ngo muri ino minsi ya mbere inkoko yawe iyo utayitayeho neza ngo uyihereze intungamubiri zikwiye, uyirerere ahantu heza, uhereze n'ubushyuhe nk'uko byateganyijwe, twagiye tubivuga muri video zabanje, icyo gihe izo nkoko zawe bizagora ko zizaguhereza umusaruro. Ndetse ikindi abantu bakunze kwibaza ati ese ni uko ngabura ibiryo bihenze? Icyo nacyo cyashoboka. Hari igihe abantu bavuga ati ngo ibiryo by'inkoko byarahenze, reka dukoreshe ibiryo bya make, ugasanga unoneye amafaranga ngo ureke kugura ibiryo bifite intungamubiri bikwiriye bitewe n'ikigero inkoko zawe zari zigezemo, ugatangira kugura bya biryo bigura makeya. Bivuze ngo niba ugabura ibiryo bya makeya, iyo nkoko yawe bivuze ngo hari intungamubiri itari bubone muri ibyo biryo yari igenewe kuba yari ikwiye kurya. Ni ukuvuga ngo rero muri ino minsi urimo ukagabura ibiryo bya make, ngo nuko ibiryo ngo byahenze. Yego nibyo ibiryo byarahenze, ariko nanone ntugabanya karite y'igiciro cy'ibiryo urimo kugabura, ujye umenya ngo uri kukigabanya gute. Akenshi nibyo nkunze kubabwira, iyo uri umworozi kandi ukaba wumva ukeneye kuramba muri uno mwuga, ukwiye kugabura ibiryo bya make nibyo, ariko ugabanya igiciro utirengagije poroteyine ziri bube zigize ibyo biryo. Mu kugabanya ibiciro rero mu buryo bwiza, ukoresha za ntungamubiri nk'uko twagiye tubabwira. Ufite kuba wakoresha Azora ikagufasha kugabanya igiciro, cyangwa se ukaba wakoresha Black Soldier Fly. Izi ni isazi z'umukara. Abo tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, iki ni ikintu bamaze kumenya. Icya kabiri, inkoko zawe zishobora kuba zihura n'uburwayi bugiye butandukanye. Iyo nayo akaba ari impamvu ituma inkoko zawe zitaguhereza umusaruro nk'uko bikwiye. Nk'uko mubizi, inkoko zawe zishobora kurwara ntizipfe. Zidapfuye akenshi urumva ntabwo wahita ubona aho igihombo kiri, ariko igihombo kirahari. Nubwo inkoko yawe yarwaye nyuma igakira ntipfe, igihombo ahangaha uri buze kugiramo ni uko umuvuduko inkoko yawe yagombaga gukuriraho mu mikurire yayo uragenda gakeya. Nugenda gakeya, inkoko yawe ntabwo izahagarika kurya ingano y'ibiryo yaryaga ku munsi, izagumya irya ibiryo byinshi ariko ikura gakeya. Bivuze ngo hano uzatakaza amafaranga menshi uyishoraho, ariko utazabasha kugarura mu musaruro izaguhereza. Icya gatatu gituma aborozi bakunze guhura n'ibihombo ni ukutamenya amafaranga bashora mu nkoko, kugira bazamenye
ku munsi wo gusarura za nkoko, ese inkoko yayagaruje ndetse ibahereza inyungu. Ahangaha rero wakibaza ati aba menshi gute? Iyo ugabura ibiryo bitandukanye n'iby'inkoko yari igakwiye kurya ku munsi, ukagabura ibiryo byinshi birenze ku byo inkoko yari igenewe kurya ku munsi, ibyo bizarenga ku byo inkoko yari igenewe ku munsi, izabirya kandi ntibigire inyungu biguhereza. Nk'urugero, yaba inkoko yemerewe kurya garama 100 cyangwa se 120, ubwo ni ku nkoko itera, warangiza ukayihereza garama 180, bivuze ngo aho ngaho harimo garama 60 utakaje ku nkoko itari ikeneye. Ni ukuvuga ngo nubwo ibiriye ntabwo iri butere amagi 2, izanatera igi imwe bisanzwe nk'iry'inkoko yariye ibiro garama 120. Ni ukuvuga ngo izo garama 60 urimo gutakaza za buri munsi, izo zizagushyira mu gihombo, kuko uzaba uri kugabura ibiryo byinshi bitandukanye n'umusaruro iyo nkoko irimo iraguhereza. Ahangaha bivuze ko ukwiye kumenya ingano y'ibiryo inkoko zawe zirya ku munsi bitewe n'ubunini n'ikigero cy'imikurire zigezemo. Abakeneye ko twazababwira ku kijyanye n'ibiryo by'inkoko inkoko iba ikwiye kurya ku munsi, kwantiti cyangwa se garama inkoko ikwiye kurya ku munsi bitewe n'ikigero igezemo, muraca muri komenti mutusabe iki kiganiro nacyo tukazakibakorera kandi twabasubiriza muri ino video. Ufite ikibazo wese runaka akeneye kuba yamenya ku bworozi bw'inkoko, kijyanye n'ubworozi bw'inkoko, yatubaza muri komenti tukazamusubiza muri video izakurikira. Icyo nicyo kintu gikunze guhombya aborozi, ntabwo bakunze kwandika ngo bamenye basohora ibingana iki, ese inkoko yarabyinjije muri season itaha, akazamenya icyo azakora kuri iyo ngingo. Nkuko twabivuzeho nanone, ikintu gituma aborozi benshi bahomba ni uburwayi bw'inkoko. Inkoko nyinshi zikunze kwatakwa n'uburwayi bitewe n'uko aborozi rimwe na rimwe batajya bita ku ngingo. Ese mwari muzi ko inkoko itera kuva ku munsi wa mbere kugeza iteye hari ingingo iba igenda ifata ukwezi ku kwezi cyangwa se umunsi ku munsi, bitewe n'uko iminsi igenda yicuma, hari urukingo inkoko iba ikwiye gufata. Iyo utayiha urwo rukingo rero, ukaba udakurikira isoko y'ubworozi ngo tuguhereze n'indi miti wakifashisha iri habo ndetse imiti y'ibimera izafasha ya nkoko yawe kubaka ubudahangarwa, ntabwo uyihereza iyo miti y'ibimera, ikindi ntabwo uyihereza ingingo nk'uko bikwiye, bivuze ngo ahangaha inkoko zawe nta kabuza zizajya zihura n'uburwayi bugiye butandukanye. Icyo uzakora rero ahangaha ni ukuzifashisha ya miti y'ibimera. Imiti y'ibimera twagiye tuyivuga kenshi muri video zitandukanye, utarayirebyeho cyangwa se mukeneye ko twabakorera imiti nyirizina mwajya mukoresha igahita isimbura urukingo, aho muraza gukoresha comment. Ariko se mwari muzi ko hari ikimera wakoresha kigasimbura ingingo, ukakifashisha mu mwanya wo wakoresha urukingo ugakoresha icyo kimera? Icyo kimera nta kindi cyitwa tagiri, ubwo ni mu rurimi rw'amahanga. Ubwo mu Kinyarwanda nabonye mu Rwanda icyo kimera dukunze kucyita umutangatanga. Umutangatanga ni urubuto rugira imbuto, ni ikimera kigira imbuto zimeze nk'ibihaza ariko ntabwo ziribwa. Icyo kimera uramutse wakibona nawe uraza gukoresha komenti, tuzakwereka uburyo ki wakikorera urukingo rw'indwara zitandukanye harimo Malex, Newcastle, Gumboro, kivura indwara zitandukanye nyinshi, kigakora nk'urukingo. Ni ukuvuga ngo utera ingingo z'ibanze, noneho aho ugeze nga Newcastle murabizi ko ku nkoko zitera nyuma y'amezi 2 tutera urukingo. Uri kuvuga ngo muri icyo gihe ntabwo uba ukeneye kuba wakoresha urukingo rwo muri laboratwari, aho wahita wikorera urukingo rwawe ukoresheje ino tagiri. Ikindi, abo borozi bamwe na bamwe bakunze kugabura ibintu bidakwiye ku nkoko zabo. Nk'abantu mworora inkoko z'amagi, mwarangiza mukagabura booster. Iriya booster ubundi ntabwo yagenewe inkoko z'inyama, ntabwo yagenewe inkoko z'amagi, ahubwo yagenewe inkoko z'inyama. Impamvu ni iyihe? Ubundi iyo ugabuye booster ubu ufashe inkoko yawe ngo uyikuze byihuse, uyikuze mu gihe gito, kandi ibi bintu birakora. Ku nkoko za broilers iyo uyigaburira booster ntabwo usabwa gutegereza mu minsi 45 ngo abe uzajya kugurisha inkoko yawe, kuko nibura mu minsi 35-40 inkoko yawe wagaburiye booster iba igeze igihe cyo kubagwa, kandi ikaba ingana na ya nkoko itagaburirwa booster igeze mu minsi 45. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugaburiye no booster inkoko z'amagi urazikuza, yego ugasanga zagize ibiro byinshi, ariko nawe zazagera igihe cyo gutera ntizitere. Zatangira no gutera zigatera gake gake, zigatera nabi, ukabona zirimo ziratera zigasiba zigatera. Aho ngaho rero iyo niyo ngaruka ya mbere uzahita uhura nayo ng'umuntu woroye inkoko z'amagi ariko waragabuye booster. Booster ntabwo yemerewe ku nkoko z'amagi.
ku nkoko zikeneweho umusaruro w'inyama wazikoresha, ariko ku nkoko z'amagi ntabwo zemerewe kubusitingwa, zikujwa gake gake, ntabwo ari ngombwa kuzirukanza nk'iz'inyama. Cyakora hari booster uba ushobora kuba wakoresha kuri zino nkoko z'amagi. Nimukenera ko iki kiganiro nzabakorera booster by'umwihariko yakora ku nkoko z'amagi muzambwira, gusa reka mbahaye ibimera bimwe mu byo dukoresha muri booster kuri zino nkoko z'amagi ntibizigireho ikibazo ndetse n'ingaruka runaka. Dukoresha booster y'ibimera nk'uko njye nabibabwiye, akenshi nzayambahereza imiti ariko y'ibimera, ino iri habo, idasabwa kujya kuyishyuraho amafaranga, udasabwa itazaza ngo yangize inkoko yawe. Urugero rwa booster y'ibimera twakoresha, twe dukoresha amapapayi. Papayi hari ukuyikekagura ukayivanga mu biryo inkoko zisanzwe zirya, cyangwa se ukayisya. Abafite blender barayisya, abadafite blender barayisekura, wamara kuyisekura ugakamura uriya mutobe wayo wari amababi ya papayi cyangwa se igipapayi, kiriya igipapayi kinini gifite amababi manini nicyo dukoresha. Warangiza ukafata uwo mutobe wayo ukawuvanga mu mazi muri dirinka zinywa, ziyanywa muri dirinka. Iyo ni booster ituma inkoko zawe zikura vuba, ndetse no ku nkoko zitera zigeze igihe cyo gutera zo iyi tubona booster, egg booster turayikoresha. Ufite kuba utabona papaya ukaba wabona moringa. Moringa nacyo ni ikimera murakibona hano ku mashusho. Iki kimera cya moringa nacyo gikoreshwa nka booster. Nacyo ukoresha nk'uko nabikubwiye hejuru kuri papaya, urushatse uragikeka ukakizihereza, cyangwa se ukagisya ukazihereza uriya mutobe, cyangwa se waba ukibona ku bwinshi ukaba wagisya ukacyanika, ukagisya ugakoresha ifu, inofu ukajya uyivanga mu biryo by'izi nkoko zawe umunsi ku munsi. Iyi ni booster y'umwimerere idafite kuba yagira ingaruka n'imwe igira ku nkoko zawe. Udakoresheje ino booster wakoresha amababi y'ibihaza, zino pumpkin, ari amababi y'igihaza nacyo akora neza cyane nka booster, n'imiravumba. Hari n'ibindi bimera byinshi twifashisha nka booster, harimo nk'amababi y'amapapa y'imyembe, nayo turayakoresha. Ni ukuvuga ngo rero n'umukenera kuri ino ngingo ko tuyivugaho, naho muraca muri komenti mudusabe video tuzayibakorere. Ibyo ni byo bimwe muri bimwe turi kurebera hamwe bituma aborozi bahomba. Ikindi gituma aborozi bahomba ni iki ngiki. Hari ukuntu umworozi usanga agurisha inkoko ze akazigurisha bano bantu basanzwe bajya kuzicuruza, noneho ugasanga ntagakora icyitwa market research, ntamenye ngo igiciro cy'inyama z'inkoko kigeze kuri angahe muri ako kanya arimo kugurishaho. Ugasanga yaba ruheruka ikiro cy'inyama z'inkoko kiri kuri 3,500, ntumenye ko igiciro cyageze ku 4,400. Hari naho zigura 5, kuko nabibabwiye hano Musanze iyo ugiye kugura inyama z'inkoko baguca 5,500. Ni ukuvuga ngo wowe nk'umworozi ugiye kuzishorera, ugiye kuzijyanayo, urumva ko mugomba kuvugana nibura ntabwo yajya munsi y'5,000, byakabije byajya muri 4,800. Ariko iyo utakoze iyo market research ngo umenye ngo igiciro cy'inyama z'inkoko kigeze kuri angahe, uzasanga nyine bari kuguhenda, baza kuzishyikirira kuri make, bakagenda ukiza imifuka yabo mu gihe yawe urimo urayihombya. Ikindi kintu mukwiye kumenya uburyo ki mukora strategy zo kuzamura agaciro k'umusaruro w'inkoko zanyu. Nk'urugero, abantu mworoye inkoko za saso, mu minsi iri imbere ndaza mbereke buryo ki nge nkoresha kugira ngo nzamure agaciro k'igi. Buriya igi rya saso abantu benshi muracyayagurisha kuri 200, 180, ariko kuri ubu tuvugana nge igi ry'iwanjye riba rigura amafaranga 350. Iryo ni igi rya saso, igi rifite isake rishondeshejwe. Nge bitewe nuko amagi yanjye akenshi ubu ngubu nyakoresha ndimo kuyaturaga, kuko ngiye gutya nakoze imashini ya incubator. Mu minsi iri imbere nzaza mbibereke, turi no gutera ingingo imishwi izaba yavutse. Buryo ugiye kugira ngo wongere agaciro k'igi ryawe, uba ugomba gukora strategy. N'urigurisha umuntu ugiye kurya azaguhereza 180 cyangwa se 200, ariko n'urigurisha umuntu ugiye kurirariza azaguha amafaranga atari munsi ya 300. Akantu sinzi ba murimo gukumva, gukora strategy yo kuzamura agaciro k'umusaruro dukura mu matungo yacu. Inkoko za saso, amakoro y'irazi ndetse n'izindi n'amadendo. Bura igi rya dendo ntabwo rigura 5 ngo nuko ari rinini gusa, ntabwo ari ubunini bwaryo, ari ukuvuga ngo amagi adafite isake adashonze nayo ntabwo ryarenga muri 300, kandi muzi n'ukuntu ringana. Ariko iyo rishondeshejwe rirazamuka rikagura 1,000, rikagura n'500. Ni ukuvuga ngo rero nawe icyo uzakora ahangaha, uzafate icyitwa
kongera agaciro k'umusaruro ukomoka ku nkoko zawe. Iyo ufite amagi ashondesheje ugakenera kuyagurisha, ujye ugurisha bano bantu barariza ku mashini, kuko nibo bakenera umubare w'amagi menshi, ndetse nawe ubwawe wabyikorera ukaba wagura n'imashini irarira, ukajya urarira ugaturaga imishwi, warangiza ukayohereza ku isoko. Cyane ko ahenshi mu duce tumwe na tumwe nabonye amarerero cyangwa se hari ahantu bakoraga brooding y'imishwi batakiyikora. Wowe urumva uramutse ubikoreye mu gace kawe utuyemo, abakiriya barahari, ahubwo babuze n'inkoko batangira kugurisha. Ahangaha rero naho muraza kuharebaho mumenye ati ese impamvu mwe murimo muhomba cyangwa se umusaruro wanyu ukigura make, ntago impamvu yaba ari mwe. Aramutse ari mwe, muraza kureba namwe murebe icyo mwige ku cyo mwakora kugira ngo umusaruro w'inkoko wanyu ugaruke hejuru. Nk'uko twatangiye tubibabwira, twarimo kureba ku mpamvu aborozi benshi bakunze guhomba ariko ntibamenye ngo ibihombo babona bituruka mu kihe gice. Ikindi uba ukwiye kugabura, ikindi gishobora kuba gituma muhomba ni iki ngiki, ni ukugabura ibiryo bidakwiranye n'ikigero inkoko zigezemo. Hari ukuntu ujya kumva umuntu afite inkoko zitera za Iza Brown cyangwa se z'amasaso zirimo ziratera, ariko ugasanga arimo kuvuga ati ibiryo ngabura njye nkabura ibiryo biri muri borowa. Ugasanga ibiryo arimo kubwira ni iby'inkoko, kuva inkoko zava muri demarage ibiryo yazigaburiraga icyo gihe ni nabyo akizigaburira. Iryo ni ikosa rikomeye ndetse rikomeye cyane. Ubundi inkoko irimo gutera igira ibiryo byayo byihariye bitandukanye n'iby'izindi nkoko, kuko inkoko irimo gutera ibikenera calcium nyinshi. Ari nayo mpamvu habaho ibiryo by'inkoko za starter, hakaza gorowa ndetse hakaza na finisher. Muri finisher usangamo ibiryo by'inkoko zihariye z'inyama, biba bitandukanye n'ibiryo by'inkoko zitera. Inkoko zitera rero muri finisher zirya ibiryo, hari ibibanziriza mbere y'uko inkoko itera, aribyo dukunze kugabura guhera ku cyumweru cya 17, hagati y'icyumweru cya 17 n'icya 18 inkoko ntabwo ibiratangiye ibiri kwitegura gutera. Ibyo biryo tubyita ngo ni puriraya, ni ibiryo byo gutegura inkoko gutera. Yatangira gutera rero imaze nk'icyumweru iri gutera ibyumweru 2, ugahita ukura muri puriraya ukabishyira muri raya feed. Ibiryo by'inkoko zitera rero, umworozi yagabura ibiryo by'inkoko bidahuje n'ikigero inkoko igezemo, iyo nayo ni impamvu ituma ahomba, kuko akenshi usanga ibiryo arimo kugabura bihenze kandi inkoko igihe igezemo atari icyo kurya bya biryo bihenze, kuko hari ibiryo ikwiye kuba igaburirwa kuri uwo munsi. Iki ngiki rero ku muntu w'umworozi uri muri bizinesi, iki kintu akwiye kumenya ko ikintu cya mbere akwiye kumenya atari uko afite yari amafaranga yo gushora, ahubwo akwiye kumenya n'uwuhe mushinga akwiye gushoramo, ndetse uwo mushinga akaba ufiteho n'amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru, nk'uko duhora tubibwirwa. Menya rero ubwoko bw'ibiryo ukwiye kugabura. Ikindi, wowe wikorera ibiryo ukeneye kujya ukora ibiryo bifite intungamubiri zihagije, kandi ukamenya ibyo wongeramo bifite intungamubiri. Nk'urugero, umuntu wikorera ibiryo akaba adafite azora, ndetse nawe ubigura ku ruganda bikoze, ukaba udafite azora, woroye inkoko, woroye ingurube, woroye amafi ndetse n'andi matungo, ukaba uyakorera ibiryo. Ikintu usabwa rero, nawe usabwa korora azora kugira ngo ujye uyigaburira amatungo yawe. Azora nta n'ubwo ihenda, kuko ikiro cy'imbuto ya azora tukigurisha 20,000, ndetse n'ahandi uzakigura ntabwo uzakigura munsi y'icyo giciro. Nugura ikiro kimwe cy'imbuto ya azora 20,000, warangiza ukajya ukigabura buri cyumweru ukajya usarura, ni ukuvuga ngo uzaba ugabanyije igiciro cy'ibiribwa wari usanzwe ugabura, ndetse ukaba ufite n'ibiryo bifite intungamubiri zihagije. Nk'urugero, azora ibifite intungamubiri ya poroteyine ihagaze kuva kuri 22 kugera kuri 35 by'iyo azora aba ari poroteyine. Murumva buryo ki ikungahaye ku ntungamubiri zikenerwa n'amatungo kugira ngo akure neza. Ikindi, udakoresheje azora ufite kuba wakoresha black soldier fly cyangwa se isazi z'umukara, cyangwa se inyo, mu yandi magambo tuzita inyo. Izo nyo rero nazo ikiro cyazo aba ari 20,000. Ntago wagura zino nyo nangwa sino azora ngo ugiye kuyigabura, ahubwo uyigura amafaranga ukajya kuyihinga cyangwa se kuyorora, uko ukajya ugabura iyo wasaruyemo kwawe. Reka nkubwire rero, ukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye, aho twarimo tuganira ku mpamvu aborozi benshi dukunze kwisanga duhomba, ariko ntitumenye ngo ibihombo byaturukaga hehe. Wowe rero yeba wumva hari ikibazo ushaka kubaza, ari icyo ukeneye kumenya ku bijyanye n'ubworozi, by'umwihariko ubworozi bw'inkoko, watwandikira muri komenti. Ubundi wowe ukeneye imbuto ya azora nawe uraza kutwandikira kuri WhatsApp. Nimero
ngiyi hano muri video uraza kuyibona, utayibonye muri video wajya muri description ya video uraza kuyisangamo. Ikindi abantu mushaka kudukurikira ku mbuga zigiye zitandukanye, kuri TikTok ni Isoko y'Ubworozi cyangwa se Hagenimana Fabien, wakoresheje izina rimwe usacinga watubona. Kuri Facebook ni Isoko y'Ubworozi, n'aha kuri YouTube ni Isoko y'Ubworozi. Mukomeze mugire ibihe byiza rero. Muri video itaha nzabereka buryo ki dutera ingingo cyangwa se vaccination ku nkoko zikiri imishwi kuva zivutse, ukuntu iyo vaccination iterwa. Nzaba ndi kuberekera ku nkoko ubwanjye navukishije nkoresheje imashini yanjye, ari byo nababwiye. Mugomba kwiga strategy za buryo ki mugomba kuzamura agaciro k'amagi. Buriya ni ukuvuga ngo yeba umushwi w'inkoko uvutse ako kanya nkugurisha 1,100, umushwi umaze mu gihe cya demarage cy'ukwezi nkagurisha 2,500, muri 2,500 bitatu. Urumva agaciro k'igi uburyo kimba nagiye nkizamurira ubwanjye. Namwe rero mugomba kureba mugafokasinga ati ni hehe hakwiye kubahereza ibisubizo kurusha ahabahereza ibisubizo bike. Kora business wunguke kandi uteze umuryango wawe imbere, n'iterambere ry'igihugu dukomeze tugende turizamura gake gake. Mwari kumwe nanjye Hagenimana Fabien rero. Kora subscribe, usharinge ku nshuti zawe z'aborozi, ndetse comment yawe irakenewe kugira ngo tumenye ese video mukeneye nizihe nyigisho mukeneye. Mukomeze mugire ibihe byiza rero. Ciao ciao.